Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda mu natwe abadukurikira muri Rwanda abirigene no kwisi mwese hope ko ibintu ari neza cyane. Gusa niba utarakanda subscribe banzu ikande, numara kwikanda ugihende tubane neza cyane 5 kuri 5 amakuru yose tugutegura ujye uwa mbere mubo ageraho. Hanyuma munyemere rero mugende bakusanyirize amakuru nabonye ndetse mutangazamakuru bitandukanye by'umwihariko ibyandikira mu gihugu cy'u Rwanda, mbabwire ngo wagwana byifashe bite, ese ni ihe nkuru zanditswe, ese muri Kongo bimeze bite, ese mu mahanga bimeze bite. Hanyuma rero kamite nkubwira ko mugabo bita Elon Musk nabonye hari ikintu yatangaje, umunyemari ukomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibintu yatangaje ngo ndaje tunyuremo mu gihe cyo turaje tunyuremo turebe ukuntu byifashe. Turaza kureba mu ntambara ihanganije M23 ndetse na FARDC, hano turaza kunyura mu turebe ukuntu byifashe. Turaza kunyura muri ku munsi wa Bodwin, hari inkuru nabonye nawe yanditswe mu nkuru munsi wa Bodwin ububiri hari ikintu bwakoze. Reka mbere mpitana naheraho tayari ubu tuvugana right now. Umunsi umwami Bodwin w'Ububirigi asuka amarira kubera ibyifuzo bye ku Rwanda. Ibyo Rwanda rero n'Ububirigi si ibya none, niba utarubizi umenye ko umwaka w'1993 umwami witwaga Bodwin mu minsi ya nyuma yo kwisi nyine, dore ko yayoboye igihugu ku mwaka w'1951 kugera mu mwaka w'1993 yigeze kurira bikomeye kubera u Rwanda. Nta kindi cyari kimurije nuko abaminisitiri muri guverinoma ye bari batinze guha inkunga Perezida Habyarimana ndetse yo guhangana na FPR Inkotanyi. Umwami Bodwin kandi w'Ububirigi yabaye inshuti ikomeye ya Habyarimana kugeza ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse mu kwakira ku mwaka w'1990 agahatira guverinoma ye gufasha Habyarimana. Mu gitabo cyitwa A Throne of in Business in Brussels yitwa Britain the Saxe Carburg and the Parisianisation of Europe, cyanditswe na Paul Berre, avuga ko ngo ubwo Mobutu yatangiraga gutakarizwa icyizere mu myaka y'1990, amaso Bodwin yayahanze Habyarimana wari inshuti ye kandi amubonamo gukomeza isura y'Ububirigi mu karere. Icyo gitabo kivuga ko ubwo Bodwin yingingaga umwe mu baminisitiri ngo batange ubufasha kuri Habyarimana ahangane na FPR Inkotanyi, hari aho yageze ararira. Byaje rero kurangira guverinoma y'Ububirigi yemeye gutanga abasirikare basaga 500 ku bufasha ingabo za Habyarimana ku rugamba. Ni mu gihe kandi mu muhango wo gushyingura umwami Bodwin muri Kanama mu mwaka w'1993 Perezida Habyarimana yashimangije cyane nyakwigendera utarigeze guhwema kudahangayika, yivungamo agira ati ntabwo tuzibagirwa uburyo yahoraga atwitayeho. Si ibyo gusa kandi reka tujye na mbere y'imyaka 40. Mu mwaka w'1959 ubwo Abatutsi birukanwaga mu gihugu nyine byakozwe n'Ababiligi, barangije bifashije Abahutu batangira gutwika imitungo yose y'Abatutsi. Hanyuma rero uwitwa Guy Rogieste wari resident special nyine w'u Rwanda yari ahari, maze afata indege azenguruka ikirere cy'u Rwanda yitegereza uko ako kazi nyine kari gukorwa, akazi nyine ko gutwikira Abatutsi. Hanyuma icyamubabaje ni kimwe, ngo nuko icyo gikorwa cyakozwe nta essence ihagije ihari ngo batwike hanini. Umunyamateka Innocent Nizeyimana yigeze kubwira igitangazamakuru Igihe.com avuga ati kwirukana Abatutsi mu mwaka w'1959 byakozwe n'Ababiligi. Yego bifashije Abahutu, ariko bakubwira ko essence zo kujya gutwikira Abatutsi zatangirwaga kuri teritwari. Hari naho Guy Rogieste wari residential nyine wa special yivuguruje ubwo aravuga ati yabaga ari kugenda nyine hejuru mu ndege akurikirana uko ibikorwa byo kwirukana Abatutsi bigenda, ngo akababazwa nuko batari biteguye bihagije ngo babe bafite essence ihagije yo gutwikira nyine Abatutsi mu buryo iyo baba nyine barabyiteguye nta Mututsi wari gusigara mu Rwanda. Ubuligi kandi ni kimwe mu bihugu biri mu byakoroneje u Rwanda, ubwo Budage ubwo ntabwo burimo. Ni mu gihe kandi ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge mu mwaka w'1962 Ababiligi ntibyabanyuze. Hanyuma rero n'ikimenyimenyi guverinoma yagiye icyo gihe iyobowe na Kayibanda yari igizwe n'abaminisitiri 9 n'abanyamahanga ba leta 12 n'abanyamahanga ba leta 12. Igitangaje rero muri abo banyamahanga
muri abo banyamabanga ba leta 8 bari Ababiligi. Bigaragaza urwego rero rw'ubwigenge nyine Ubabiligi bwateguriraga nyine u Rwanda, kuko bwakomeje kugira ijambo ku butegetsi bwarwo, na nyuma y'ubwigenge umunsi u Rwanda nyine rwanze ko iryo jambo nyine rikomeza kwiganza, byahinduye sura, umubano urazamba. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa 2025 guverinoma y'u Rwanda yahagaritse umubano wayo n'Ubabiligi, ishinja iki gihugu gito i Burayi nyine gukomeza kurangwa n'imyitwarire ya gikoroni ndetse no gukwiza ibihuha hose, igamije nyine ko rufatirwa ibihano. U Rwanda rushinja Ubabiligi kugira ukuboko mu mateka mabi y'igihugu yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Hari amakosa kandi menshi Ubabiligi bukwiriye kuryozwa bitari ibya none byo kubangamira u Rwanda bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe kandi mwaka w'1962 ingabo z'abakoloni zari zishinzwe kurinda Rwanda zahinduwemo iz'u Rwanda, ariko umubare munini ari uw'Ababiligi, ari nabo bazitegekaga. Nyuma y'ibitero kandi by'ingenzi mu mpera z'yo 1963, Abatutsi b'imbere mu gihugu bari basiwe cyane cyane abataravugaga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe ingabo z'Ababiligi kandi zakomeje kuba mu Rwanda na nyuma y'ubwigenge, ndetse n'inazo mu mwaka w'1962 zifashishwe mu kwica abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi mu ishyaka rya UNAL cyangwa se ndetse na RADEL. Ni mu gihe kandi ku itariki 24 z'ukwezi k'Ukuboza 1963 hishwe abarimo Michel Rwagasana wari umunyamabanga mukuru wa UNAL, ndetse na Africa Etienne na Nshogoza Saveri bahuze muri guverinoma ihoreho perezida wa RADEL Bwana Kweri Prosper, witwa Ndazaro Lazare wayoboraga ikinyamakuru Unite cya UNAL, ndetse n'abandi batandukanye bishwe nta rubanza rubayeho, bicwa n'abasirikare b'Ababiligi nyuma y'uko Abanyarwanda kandi banze kubikora. Jeune Afrique yo ku itariki 17 Gashyantare umwaka w'1964 igaragaza ko abanyapolitiki barashwe n'Ababiligi barimo Turpin wari umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano, Pirate wari umuyobozi wa politike n'uwitwa Dorier. Mu mwaka w'1973 nibo bari inyuma ya kudeta yagejeje Major General Habyarimana Juvenal ku butegetsi tariki ya 5 Nyakanga. Mu makosa kandi akomeye Ubabiligi bwakoze gukoloniza u Rwanda biza kwisonga. Hanyuma rero mu mwaka w'1916 nibwo Ababiligi bahawe u Rwanda ngo barukolonize nyuma yo gutsindwa ku Budage. Hanyuma rero mu ntambara ya mbere y'isi yose ho bwabyo kandi kuza mu Rwanda kimwe n'ahandi muri Afurika nta bubasha bari bafitiye, mu gihe nta bwumvikane bwabayeho ndetse n'abaruyoboraga icyo gihe. Mu mategeko mpuzamahanga ibihugu byose bigira ubusugire n'ubutavogerwa, nyamara kuza kw'Ababiligi mu Rwanda ubwo tutibagiwe n'Abadage nyine bari bahavuye, ntaho bitaniye n'ibyo nyine Abanyaburayi bari gushinja Uburusiya muri Ukraine muri iki. Hanyuma rero ikindi nakubwiye nuko Ababiligi baje basanga u Rwanda ruyobowe n'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, ariko bamushyizeho amananiza, baramusuzuguza abaturage, ndetse yatanga itegeko bakamuvuguruza, ndetse baramucunaguza kugeza ubwo bamwirukanye mu gihugu. Saa 4 n'igice zo ku itariki 14 z'ukwezi kw'Ukwakira umwaka w'1931 nibwo umwami Musinga na nyina Kanjogera nabo b'umuryango wabo biciwe Nyanzu ibwami boherezwa i Kamembe mu buhungiro. Hanyuma rero ndi kuvuga nibwo baciwe ibwami, ntago ari biciwe ibwami, ahubwo nibwo baciwe ibwami boherezwa mu buhungiro. Musinga yirukanywe mu gihugu cye, ndetse mu kurenzaho agasuzuguro bamusimbuza umwana we Mutara Rudahirwa. Hanyuma ibyo byaje kurangira atangiye mu buhungiro ku itariki 25 z'Ukuboza umwaka w'1944 Imoba, aho ngaho hari muri Kongo. Hanyuma rero ntibashizwe Rudahigwa, byaje kurangira bamwivuganye, atangira i Burundi mu rugendo nyine rugana New York gusaba ubwigenge bw'u Rwanda. Murumuna we Kigeli rero Ndahindurwa yigeze kuvuga ati ubwo yari muri Usumbura nyine yahinduriye umuganga wari usanzwe nyine amuvura, amutera urushinge mbere y'uko agenda. Agisohoka mu biro bya muganga yikubise hasi. Twumvishijwe ko urupfu rwe nyine rwabaye impanuka, ariko mukuru wanjye ntiyari arwaye kandi nta n'isura ry'umurambo ryakozwe, nta n'isuzuma ry'umurambo ryakozwe. Hanyuma kandi mu byaha ndengakamere bakoreye u Rwanda amacakubiri aza kwisonga, kuko yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nibo kandi bazanye ibuku
batangira kuyiha buri wese nyine ufite imyaka 18 kandi bagashyiramo ubwoko bwe. Ibyo gupima amazuru n'ibindi kuvangura nyine abanyarwanda byari ibyabo. Mu mwaka wa 1998 Rudahigwa kandi yasabye ababiligi ko amoko yavanwa ku ndangamuntu, agaragaza ko ateye nyine ikibazo. Ababiligi barabyanga nabyo. Ibi rero iyi buku bavuga yabaye nka fotokopi y'ibyangombwa byagiye nyine bitangwa na Repubulika ya mbere n'iya kabiri kugeza mu mwaka wa 1994 ubwo indangamuntu iri mu bwoko nyine yifashishwaga kuri bariyeri n'ahandi hose nyine mu kurimbura abatutsi muri jenoside. Ababiligi kandi bwashyigikiye leta zaranzwe n'ivangura mu Rwanda, buba ubumenyi nyine batisimu bwa Parmehutu bigeze mu mwaka wa 1994 businga abatutsi mu maboko y'interahamwe kuko ingabo zabwo zari mu butumwa bwa Loni nyine mu Rwanda. Ibyo byose rero birangiye aho kugira ngo babone uko bwakoze ikosa nyine, babone uko bakoze ikosa rikomeye mu mateka byahinduye indiri nyine, bwahindutse indiri y'abajenoside ndetse n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi, ndetse nk'abibumbiye muri jambo ACBL. Nimuje kandi umugambi wabwo mubisha kandi ku Rwanda ubu ugeze ku gusaba banki y'isi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'izindi nzego guhagarikira inkunga bakomeza bahereza u Rwanda. Iyo ni inkuru yatangajwe mu itangazamakuru igihe.com. Gusa wowe niba ushaka kujya ukurikira inkuru nk'izi ngizi, ikintu tugusaba ni ukanda kuri subscribe byonyine.